bwanjye maze kwakira ibirego byinshi bitandukanye. Hari ibyo twakiriye biturutse Musanze, hari ibyo twakiriye biturutse Rusizi, mu Bugesera na Gatsibo. Tugenda twakira ibibazo cyangwa ibirego bitandukanye, bamwe abaturage baduhamagara batubwira ko ari umunyamakuru wabibabwiye ko dushobora kumufasha. Akenshi koko abanyamakuru n'ubundi ni ijwi rya rubanda. Iyo rero muganiriye ku nsanganyamatsiko zitandukanye, mu kuvuga ngo abaturage babumva, rwa rubyiruko rubumva, bahita bumva amakuru ashobora kubagirira akamaro. Niba ari urwego runaka, katuvuge nka HDI, mushobora kuba mwaje mukabaza, icyo gihe mwumvise ko HDI ifasha abantu mu buryo butandukanye, kubagira inama mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'uburenganzira, mu rwego rwo kumenya aho bakorera ubuvugizi igihe bagize ikibazo. Icyo gihe urwego rw'itangazamakuru ruba rukoze uruhare rwaro mu gufasha abaturage kubona amakuru bari bakeneye. Kuko iyo umuntu afite ubumenyi buke cyangwa ari nta bumenyi afite ku bijyanye n'uburenganzira bwiwe, niyo ahohotewe ntamenya aho agomba kurega. Birumvikana iyo umuntu yamenya amakuru akamenya n'aho agomba kuba yakurikirana ikibazo cye, biroroha, icyo kibazo kikaba cyakurikiranwa, ejo n'ejo bundi ikibazo cye cyakemuka, wa muturage biramushimisha. Ariko ukibuka ko isoko yabyo byose yaturutse muri rya tangazamakuru, muri bya biganiro mukora, hakabaho guhuza abaturage na za nzego zabafasha no kumenyekanisha ikibazo ko ubu n'uburyo cyakemukamo. Igitekerezo nabaha ni ukujya mureba ibibazo byugarije sosiyete, cyane cyane nyarwanda, akaba ari byo mutambutsa ibiganiro. Natanga nk'urugero, nko tumaze nk'igihe cy'umwaka hafi hari ikibazo cya corona, aho abantu byagiye bigaragara guhera mu kwezi kwa 12 mu mpera zako no mu kwa mbere abantu bagumye mu rugo. Ariko icyo nagarukaho cyane nuko ubushakashatsi kenshi bugenda bugaragaza ko iyo abantu uteguye inkuru cyangwa se ikiganiro ku nsanganyamatsiko y'ibibazo abaturage bafite, bagutega amatwi. Ni ukuvuga ngo rero icyo mwajya mukora cyane ni ukureba ese muri iki gihe abantu bakeneye kumva iki. Icyo gihe mushobora no kubabaza mbere, mukegera abaturage mukavuga ngo tuzakora ikiganiro kuki. Umuturage ashaka kubwira ati mukora ikiganiro kuri iki n'iki. Icyo gihe mugikoze biba bisa naho bisubiza impungenge zabo n'ikibazo bari bafite.